Yes, nongeye guhereza ikaze nanagusuhuza wowe udahwema no gukurikirana ibiganiro byinshi cyane bya buri munsi tugenda tubagezaho, nanakomeza kugenda nanakwifuriza ibihe byiza wowe nyine udukurikirana, mbese nawe mushyashya wumve ko nguhaye ikaze kuri iyi YouTube channel. Reka noneho tumenye ibyo nyuma y'uko uyu Tukuwote amaze gusaza nyine amaze kugera mu zabukuru. Reka turebe noneho icyo atangaje, reka turebe n'uburyo agiye kwifata mu nshingano z'urugo, noneho turebe uburyo nyine ibyo byose yagiye abyemera nyuma y'uko abavandimwe bamwitakana, nyuma y'uko abavandimwe bakomeza kugenda bavuga ko nyine atabahereza ibyishimo, kandi bakomeza kugenda banavuga ko ibyishimo bategereje ari ibyiwe kandi bigomba kuzamuturukaho bitewe n'uburyo yakomeje kugenda atangaza ko agiye kuzana umugore. Reka noneho tubanze turebe nyuma y'uko yatangarije igihe ko agiye kuzana umugore, atangaza ko agiye kuzana umugore byari byifashe gute, byari bimeze gute. Ku myaka 54 y'amavuko, Elga Longin wamamaye nka Tukuwote muri sinema y'u Rwanda, aho yari agiye gukora ubukwe bitarenze muri uyu mwaka, mbese nyine bitarenze muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 cyangwa se umwaka utaha. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'Igihe ubwo yari abajijwe niba afite gahunda yo gushaka cyangwa se gushinga urugo. Ibyo byose nyine yarabibajijwe, abibazwa n'Igihe, nyine Igihe kiramubaza agikomeza kugenda kimubwira nyine nimba koko afite gahunda yo kuba yashaka akaba yashinga urugo nawe, aho yagize ati njye mfite ukuntu ntegura ibintu byanjye n'igihe cy'ubukwe bwanjye kirapanze. Uyu mwaka urarangira mutangiye kubona ibimenyetso by'ubukwe bwanjye, nubwo nta gitutu mfite wenda cyangwa se ngo bibe byaza ngo binshyiraho igitutu. Gusa ku rundi ruhande uyu mugabo agiye gukora ubukwe nyuma y'uko yiteguraga kubukora mu mwaka w'ibihumbi 2024 na gatatu, bikarangira butabaye, cyane ko bo bari kurushinga baje no gutandukana nyine, basa nk'aho batandukanye barashwana. Aho yabajijwe icyo bapfuye yavuze ko byatewe n'uko uwo bari bagiye kubana yari asanzwe aba muri abarizwa mu birwa bya Seychelles, aho akaba nyine ariho yari asanzwe abarizwa uwo mukunzi we bari bagiye kuba barushinga nyine. We akaba ari uko nyine yakomeje kugenda atangaza, aho yagize ati byapfuye kuko hari ibintu nagombaga kujya gukora muri Seychelles birangira byanze, ntabwo nari kwimukirayo, nta kintu nzakorayo kandi ntabwo yari kuza i Kigali. Byaranze rero ndabireka mpitamo gushaka undi, mbese nyine mpitamo gushaka undi mukunzi. We nuko yakomeje kugenda avuga ko afite umukunzi bitegura kurushinga mu ntangiriro z'umwaka utaha, ndetse ko mu mpera z'uyu abantu bazaba batangiye kubona ibimenyetso, mbese nyine ibimenyetso bizaba bitangiye kujya hanze, batangiye kwerekana ibimenyetso bisa nk'aho bihamya ko agiye kuba yashaka. Icyakora nubwo yari afite igitutu cy'umuryango we, ahamya ko yirinze kukigenderaho, ahubwo akabanza gushyira gahunda ze mu murongo kugira ngo akore ubukwe bufite gahunda ihamye. Nyuma y'uko nyine umuryango we umushyizeho igitutu, niko bashiki be ndetse n'abandi bagira icyo bavukana bari basa nk'aho bategura ibitovu byo kuzamukubita, bakomeza no kugenda bamubaza nimba ari muzima koko bya nyabyo, kubera ko we nyine ngo adashaka, ngo bashobora kuba banatekereza ko atari muzima, mbese nyine bashobora kuba batekereza ko n'ubwo bushake bwo kuba yashaka we ubwiwe atabwifitemo. Mbese ibyo byose bikaba byarakomezaga kugenda bituma nyine bamwibazaho cyane. Byageze n'aho mushiki we amutumira nyine, aramubwira ati uzaze duhure aha n'aha, arangije ategura umukobwa, arangije aramubwira ati wowe ngwino tuzahurira aha. Mbese ahageze nyine akimara kubona uwo mukobwa, arangije yahise yirukanka ava aho ngaho. Nibyo byakomeje kugenda bituma nyine mushiki we akomeza kugenda amubaza kuko nimba ari muzima. Ibyo ngibyo rero byose bikaba bikomeza kugenda bitanga ibimenyetso bigaragaza ko ubwo bukwe bushobora kuba buhari. Ukomeze ugire ibihe byiza, cawu cawu.